Regional Robati Fashikaramu n'urupapuro Tukumbuye mu nganzo Muca mwiharaza kubaza homba Bazaniye message karahabutaka Muniza amatwi maze nge mbabwire Ibyo mbona bitari ku murongo Maze iminsi mbibona nge bikandenga Ababikora bo bitwa n'ibindeba Kubikorerwa hararira Nyirabayazana agaramye Je guhoza barira mbaha icyizere cy'ejo hazaza Yesu niwe gisubizo cy'abatuye isi yose Yangaze panda talatiba Isi nikagutere kwiheba Shika mu bintwari Awiba barasa wicika intege wihangayika Cyana yandi Igiti cyatemwe kirasibuka kigatohaka Imbuto nziza Isi ni gatebe gatoki Wasekaga akazinga umunya Warahiye ku murenge mu ruhame Idarapa karitera utwazi Nabonye aboroshye n'abakomeye ariko kuri kwabo jyewe nakuburiye ansa N'abavindimwe barangana Bazira ubutunzi bw'isi No mu bahanzi mureba bagirana bifu bakabika inzangano Mu matahuriro mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wa nyuma ko hari yaciye akanya tutavugana ariko abakunzi ba mako nkuko nabibabwiye ntabwo nkunda umuntu umbwira ko ashaka gutuganira gusa kuri aya makuru nkunda umuntu unganiza ariko kandi bikaba byiza cyane iyo ari igitekerezo ushatse gutanga cyo gufasha abandi bantu cyangwa kumva ibintu ko wabyandika mbikunda kubi rero mbikunda kubi hano rero hari igitekerezo cy'umuvandimwe niba ari mu Butaliyani cyangwa se muri Espagne cyangwa se niba ari mu Bwongereza bivana naho abageze ariko kandi aho mvuze hose ashobora kuba hazi reka nsome igitekerezo cye Mako ni mukomere ku bugingo no ku rugamba nge ku giti cyanjye biranshimisha iyo mbona udushishikariza uru rugamba rwanga akarengane kwikundwa kaza wanga abandi kuko bataremwe nkawe urugomo ku buryo bwose ivangura moko n'uturere biradushimisha hakenewe ba mako benshi mbaze kuri Dr. Rwamucyo ndabona bikiri hasi cyane dukomeze rwose twumve ko akarengane ke ari na kacu narinzi ko rwose bitanatwara ibyumweru kubona ibihumbi 10 ariko rwose dukomeze tumutekereze nubwo hari ba Dr. Rwamucyo benshi ariko nitwiyumve mu bantu bababaye bazira akarengane rwose komeza udukangura rwose Imana igufasha ba mugabo wese ba Dr. Rwamucyo ni benshi cyane erega abantu benshi cyane bamaze kwibagirwa abantu benshi cyane baribagiwe abantu usanga ikizungu bumvise n'icyo bigeze kubona bashaka kuba aricyo bashyizeho umutima n'ubwenge ibyo bindi tuvuga by'akarengane babyumva bibagezeho cyangwa bigeze ku wabo reka nkomeze igitekerezo cy'umuvandimwe nanditse aho gusiga voice message kuko numvise utabikunda rwose Mako ntabwo ninjiye muri groupe iriya washishikarije nubwo nashatse kubikora ku mpamvu imwe nkubwira wagize neza cyane kubwiriya groupe harabanyandikira ngo ati iyi groupe imeze bite ngiye maze iminsi mbigisha uburyo bwo kwitandukanya n'amagroupe ya WhatsApp utazi icyo agendera n'icyo agamije nakuze groupe rero zigeze muri 6 nkagiye nafata abantu bake mbakira muri groupe ngo ndebe uko abantu bacanye ku maso ibyo narabikoze kandi hari n'abambajije n'abadamu bagiye bubuha buriya niyo mpamvu nkunda abagore nibo bonyine bambaje bambwira bati iyi groupe igendereye iki abandi bakanyandikira bati bite by'iyi groupe abandi bakanyeka ko bayibonye ariko ibigabo byo byagiye bita biturumbukaho ibindi bikantuka ariko mu by'ukuri reka nshimire abadamu kuko barabaza kuri ziriya groupe rero muzi ko namaze iminsi mbabwira muve mu magroupe mutazi ngiye kubona nanjye izo nkoze nazikoreye ubwende mu by'ukuri zari groupe 6 zifite abantu bake ndetse nkanahuza abantu badafite naho bahuriye abagabo rero bagiye bazivaho abandi ntibagire icyo bavuze ariko abadamu ni mwubahirwa abagore bose n'abanje ntabwo ari ukutagira ibitekerezo nanjye natanga ahubwo nuko ibiganiro bamwe na bamwe bakora cyangwa ibisubizo usanga baha abandi
bica intege. Kansubiremo kuko nsomye nabi. Ntabwo ari ukutagira ibitekerezo nanjye natanga, ahubwo nuko ibiganiro bamwe na bamwe bakora cyangwa ibisubizo usanga baha abandi bica akenshi intege. Ndabyumva kandi ni nabyo kuvuga ko urubyiruko arirwo twarangamira, ariko narwo ahanini twita u Rwanda rw'ejo, ari narwo ahanini twita u Rwanda rw'ejo. Gusa hari naho twakenera kumenya no guha agaciro abadukurikiye, ntidushyigikire ibishaje, ahubwo aho kujugunya amazi yanduye n'umwanda tukayungurura, kuko ibishya byose atari ko byose biba bifite akamaro cyangwa umumaro. Turi kumwe Mako, ntunyumve nabi. Ndashaka aha kugaruka mu biganiro nagiye nkurikira kuri iriya shene umugabo Kakagabo akoreraho ikiganiro n'abariya badamu Claudina na Mukankiko. Ntawe ubabujije kuvuga icyo bashaka kuri shene zabo, ariko sinabyiza kumva ko bavuga ko ari urubyiruko, bakumva ko abavuze amateka badashaka bose ari ibyo ntazi. Ukuntu Mukankiko yagiye atuka Profeseri Munyarugerero benshi twagiye twumva na mbere ya 90, twishyire abatari bake, kandi n'ubu atwigisha atuvungurira ku bumenyi afite. Umudamu akamwita Kakagabo k'amajigo. Biriya ndumva rwose bitangaje binababaje. Simvuze Padiri Nahimana we, ndetse nta n'isoni zo kubahuka umubyeyi udukuriye nka Mukamugema. Ushobora no kutubwira ibyo yiboneye ku maso, atubwira n'uwatubereye perezida wa mbere Son Excellence Mbonyumutwa. Urugamba tuzarurwana dute tutubaha n'abadukuriye? Ntawe uvuga ko twese tugomba kwemezwa na Padiri Nahimana, ariko niba tunamugaye muri politike ye, twamuhinyuza indi politike tunavuga ibyo twe twakora. Mperutse gukora ikiganiro cyiswe opposition, simbizi niba waragikurikiranye. Twakora kumusumbya aho kuvuga ngo erega ntiyumva, nkaho bo ari kamara. Urugamba turimo nta kamara igomba kubamo. Kuba Kakagabo yarakoze mu Rwanda yagombye kudufasha kumenya bimwe na bimwe yenda abatarashoboye gukorera muri iriya ngoma tutazi. Gusa si ukuvuga ko ariwe kamara, kuko hari n'abandi bamwunganira. Mako, nawe wakoze mu Rwanda kandi usibye kudufasha kumva ibintu, sindumva wigamba amadosiye n'ibindi. Ndavuga nk'ibyo yashatse kumvisha ku mugabo Andre Singaye. Simbizi niba nibeshye hano wari wanditse ku mugabe, mu nyurabwenge yanjye ndabona ari ku mugabo Andre Singaye. Bo niba nkoze ikosa uzankosora. Ngarutse ku mubyeyi benshi dukundira uburyo atubwira byinshi, Mukamugema. Mu kiganiro cya Padiri Fortunatus na Nahimana ejo bundi yavuze Padiri Gakuba, umwe bavuze uwanze ndetse akiya ku Bututsi kubera ubugome bw'abahezanguni b'Abatutsi. Icyo cyonyine cyunganira umunyamateka wacu Fortunatus cyanshimishije. Kuba uri umubyeyi yavuze ko nawe afite ukuntu azi uriya mupadiri Gakuba wari ukwiye kutubera urugero. Kiriya kirashimishije cyane. Ku kiganiro cy'abariya bapadiri byadushimisha gikanguriwe benshi, kuko rwose ari mu bitabo by'amateka, ari ubuhamya bwabo bombi, ndetse na buriya burebana na Padiri Gakuba cyangwa nyakwigendera Padiri Simba.
ndetse n'ibirebana n'ubuyobozi bwose bwa diyoseze ya Nyundo. Uburyo abagoyi babibonyemo ndetse na seminari ubwayo, tutibagiwe seminari nkuru ya Mutagatifu Aloyizi ya Bigirumwami. Ni ibintu abanyarwanda twese dukeneye kumenya neza. Rwose nanjye hari biriya bintu byaranshimishije, mu bintu bavuze biriya bintu byaranshimishije kubera ko najyaga nibaza byinshi cyane mu bijyanye na Eklezia Katolika. Mako umbabarire natinze mu nyandiko. Padiri udakemwa nanjye ndamuzi kuko yari imbere yanjyeho imyaka 3. Kagira inkuru mu seminari ku Nyundo. Nongeye guhurira nawe mu Butaliyani yiga i Roma. Ku Nyundo arahazi neza, twese turahazi cyane. Biriya bavuga nibyo cyane, ntacyo babeshya. Ndangije nkwibutsa ko seminari ya Nyundo yaje gutegekwa na Koloneli Kanyarengwe Alex muri 73 kubera n'ubundi izo mpamvu za koko. Turi gukurikira cyane kandi turagushima. Gusa warukwiye no kongera kutubwira uko twifata kuri FLN kuko biriya byabaye bitadushimishije nta nuwo byashimisha. Nge rwose singuhisha ko umuntu wanteye akanyabugabo cyane ndetse nkanamubwira n'abandi maze kumva ikiganiro yagiriye ku ijwi rya rubanda ni Madame Mutega Chantal. Ubu sinzi uko byifashe, ubu ntabwo nzi uko byifashe kubura ko Madame Mutega ari ku ruhande rundi, bafite ibice barimo. Igihe rero kuri FLN nta gice mpagazemo, numva ko bose bakombye kuba umuntu umwe kandi ikintu ndwanya ni amacakubiri buri gihe. Ubwo Madame Mutega afite radio, ushobora kuzamwandikira cyangwa ashaka contact ze nkaziguhereza ukazamubaza. Gusa jyewe ntabwo ndi ku ruhande rwabo. Mako gira amahoro n'ubugingo. Nari nibagiwe mu kiganiro cya Padiri Fortunatus na Nahimana bibukije ikintu gikomeye cyane. Ingingo 8 Perezida Mbonyumutwa yatangiriyeho ari nazo zafatiweho Gihake na Cyami bivaho. Nibyo twagombye kureba aho kugendera mu bitutsi ngo kwa Mbonyumutwa bari abatutsi. Giye kuri je niba bari abatutsi baramaze rwose, ibyo nta kibazo mbigiraho. Bahekwaga mu ngobyi. None se umutware wese ni ngombwa ngo agende atseta ibirenge? Hari n'abazatwikiza ko turi i Burayi twagendaga mu mamodoka. Baramaze. None tuzatuke Gregoire Kayibanda ngo nicyo ntazi ngo nuko umugore we yari umututsikazi. Wa mugabo we ibingibi gewe hari ibintu njya nima gaciro, ariko rimwe na rimwe numva ibintu nkikomereza kuko ntabwo uzi icyo bigamije. Gregoire yafatanyije n'uwo bashakanye kurwanya akarengane. Ntaho bihuriye no kuba yaravukaga mu batutsi. None se kuki batitsa Rukeba w'umuhutu umukuru wa Runari? Biratangaje no kujya hariya ngo baravuga amateka ariko bakerekana ko batanazi niba revolution sociale y'1959 yatangiye umwami Rudahigwa atarapfa. babaza injijuke kazigaba kubabwira. Erega nta muhutu mu batekereza neza utarababajwe n'urupfu rwa Kayibanda nabo bari kumwe kugera muri 73. Ibyo nubwo wabintera mu rushinge n'ubwo twaturi inshuti gute ntabwo wambuza kubivuga rwose. Kubitekereza nanjye niko mbitekereza. Ubwo bwicanyi no kwicishwa inzara n'ibindi nko kujugunywa mu Rwabayanga benshi byaradushegeshe na n'ubu. Ariko rero kuba byarabaye ntibivuga ko kurwanya karengane ari ibyo tugomba guhagararaho gusa. Niturimbure ibitutsi byose, ibitsinsi Plato murambabarira, niturimbure ibitsinsi byose. None se ko bumvise ikiganiro cya Padiri Fortunatus na Nahimana hari aho bakuyeho ko Perezida Habyarimana yari inshuti magara ya Musenyeri Bigirumwami? Mako abavuga ko bababajwe nuko Mbonyumutwa yari ngo
umurunari. Ese bazi ko ba padiri Bushayija bavugiraga indushyi z'abahutu bari mu nteko nkuru y'umwami, ari nyine abatutsi b'icyatwa b'imbere mako? Ntitukibagirwe na rimwe Musenyeri Gahamanyi wari uwa Butare, umututsi w'icyatwa, yavuze yamagana akarengane k'umuhutu kugeza yipfiriye. Naho ibindi ni amagambo adusubiza inyuma. Urakoze cyane rero muvandimwe, mu by'ukuri uko uvuga ibintu no kubibona nanjye niko mbibona. Ikindi ntabwo nta rugamba rwo kujya gutukana, ntabwo urugamba afite rwo kujya gutukana n'abantu. Buri muntu wese afite inguni ye, hari n'abigiza nkana, hari n'abafite icyo bashaka. Igihe icyo nshaka ndakizi. Umuntu utari ku ruhande rw'inkotanyi ngiye kwirirwa mutaho umwanya ngo ngiye kumutuka, simbizi ko inkotanyi mba nazirangije. Ndumva rero ba nyiramatwi bumva barakuramo ibyabo. Ikindi ngushimire ku butumwa bwawe, ubwo naho ubutaha reka nanjye nkomeze mu tundi. Urakoze inshuti y'Abanyarwanda.